Surage baha. Aba mwiriwe. Muraho. Komera. Turaje uriye. Naza muye kuvoma amazi ndagabuze. Bise byo ni. Komera cyane. Mbuza amakumira mukobi. Kobwa agahirwa goma nayakuze. Cyabara kuze. Nawe baragutoye. Niyo mama mbona usa neza. Dore. Abasigaye muzeke ko abasaza bikigiye. Ori no gukura. Agandi makuru. Muze. Nibyo nandi kuvuga. Bose. Muze. Mbuza amazi sha. Muze uranyumva se? Turi abayobozi. Turashaka imisoro dore ibihembwe bitatu bishize ntabwo mwigeze musora. Turi abayobozi. Babashizeho ndihenje. Si icyo kibazo se urumva udafite ikibazo. None se mwaritoye. Ntabwo twitoye twashyizweho n'inzego z'ubuyobozi. Inzego z'abayobozi se nizo zitora. Muze uranyumva se? Hano ndabona ufite ideni ry'imisoro ihagarara 35,000. Hajye ugira nyoko. Urumva ko nasora Ndagusora. Ndakubaza. Kuki udasora no kubira? Ndakubajije ugira nyoko. Muze niba wanga gusora nagusora cyangwa urasora. Ariko gikweze n'uko. Ndebye ndikukubaza ntago uko byumva. Ugira nyoko cyane ugira. Aramufite. Naze kubibwira nyina rero. Biranara cyane. Ubutaka ntabwo ari ubwacu. Ntabwo ari ubwacu tuba tugomba kubusora. Ubutaka rero byagaragaye ko none nzabugura nawe subira inyuma nzo no kubusorera ngo amafaranga bagakoya muko. Wayabona ariko nuko bisaba ibintu by'imyumvire. Kugira ngo ubutaka bwawe bube butekanye kandi twe ko ari ubwawe kandi ubusorera. Maze tugabahe turahembe mugajane kwa murokore. Oya ntabwo ari kwa murokore natwe turagenda tukabushyikira. Uretse umusaza niba yanze gusora ntabwo ari byiza guterana amagambo n'umuturage. Reka hamagarira terabwoba segi. Nacho zana nzo zana mwereke. Reka nyine nze nirebe. Muze ko umuntu ushaka kwirukana. Ariko reka amafaranga ushaka. Turage mu mari gihe nk'iki ngiki mutanasora wabona unirukatse. Reka niyandikishe. Ndekura niyandikishe. Reka ngazane. Nana mu mafaranga. Gira vuba muze. Yamaye nkanje umusaza ari rukana. None umusaza wari n'igitabo. Yemwe aba. Yemwe. Mama. Ntabwo twinjira turabishaka. Amakuru yanyu. Siko muri naha bizuba cyinshi. Komona se muri mwaka y'ibyifasho rangira Rwanda we. Komera. Komera nawe. Meze bite se ko tugendere? Turi inzego zishinzwe ubuyobozi. Y'abayobozi. Twari tuje kwakira amafaranga y'imisoro ndetse n'amadeni amwe mu madeni mufite mutigeze mwishyura. Ndagira ngo murangizanye ikibazo cyanyu n'ubuyobozi rwose no munsi byaba ari byiza kurusha. Uri gushaka ngahe? Ndashaka izo. Kubona ko n'iminsi ari. Sekari menshi. Ntabwo ari nyinshi. Iminsi Ese deri mwavugaga turimo niyi. Deni ntabwo mwasoze ubushize. Ntabwo mwatanze imisoro ubushize. Kandi mujye murangizanya ikibazo n'inzego z'ubuyobozi neza. Namwe buri umuntu amafaranga tukire umutekano ndetse ufite nta kibazo. Amafaranga bitatu ntabwo nayabona. Zana dore twongere tubahereze turebe yuko turabaye. Ariko nawe urabyemeye. Ibihumbi twakagombye gutanga. Zana turabaye 5 sa simura duko. Ntacyo nimugire dare. Ejo bundi twagaruka. Akazi ka leta tujye tukubaha. Nimwe bashyashya batoye. Nitwe rwose. Simbona mwarimu yanafite se. Imyenda y'akazi rwose ndabona mwambaye chape. Nitwe bashaka kandi natwe duhagarariye abandi bose muri uyu murenge neza rwose. Kandi namwe rwose nacyo muza tugura. Nizere ko nta deni nyine tusigara. Oya nta deni nari. Ubutaha tuzajya tunabakuriraho make. Murakoze. Babatoye neza rwose. Sawa murakoze. Bye. Igihugu turimo n'abakiriya bo abayobozi se buri munsi no kuzabisohora amafaranga. Se ugira ngo akaganika ngo ndushyi. Wewe. Nguvuze ngo ki? Nava kwasa se ubwo ko wicaye aho ngaho ndeba wagaramye mere guhera mu gitondo nkubwira ngo umfashe turebe ko ndebe uko narya ubiye ubashyigikiye karuvo batabakamwe mfite mara mu nzu ubisa ntabwo mba meze neza ndisukada ndisuka
mbiswa ngaho genda simbujije bisaziye rwose reka nifatira shoka niyasiriza agatwi ubu ngubu wanshaka kubona njyewe uzacu koresha inzara ntayo wampaye nkeneye kwambara neza ako gashungo wirirwamo uzaba ureba amaherezo n'ubundi iyo agashungo gashize wahekwaga arigenda urangaye ngo ndashaje ariko ndagutunga abo bagabo bawe wirirwamo nta munsi n'umwe mbona uza utura imibi y'amanyama n'amaburusheti baguhaye ahubwo ntabwo ndabona uzanye n'ikiro cy'ubugari aha ngaha nta nubwo ndabona uzanye nibura n'udutoryi na tubiri waguze urumva udutoryi ntuzaniye iki mba najyanye inda yanjye nawe ujya uguma n'iyanjye nanjye nareba mani yanjye gusa umenye ibyo wigira umunsi umwe bizakugaruka ngahiwe umva ntabituza kubona ahubwo nsange shaga sekurume ntashaka nabi we mwiriwe yewe ntakwirirwa mwa bantu mwe muzehe ni amahoro se kaga karongora indushyi n'umukobwa wawe uyu ntabwo ari umukobwa wanjye dore iri ni ishyano ry'umugore naciriye n'umugore wanjye naramusabye ndamukwa turasezerana imbere y'Imana imbere y'amategeko ariko ndabona agiye kuzangusha ruhabo neza ubu nahereye mu gitondo amubwira ngo ashitishire hariya hari agafu mperutse kuva gufata twa dufu two baha abantu bashaje kugira ngo bacume iminsi karuva batabakambwe mujya mukumva abana wenda abona mukiri bato wenda mumbasha no kumva nahereye nimugoroba amubwira ngo ashitishire agakoma nimwe arananira mu gitondo yarayimubwira na ubu ngo nakabaye ndi kwasa abantu ubu nakabaye manga uretse kwasa twebwe wenda ntabwo bitureba cyane ariko nk'inzego zishinzwe umutekano turabyumva dukwiye kubafasha ariko mbere na mbere twebwe turashaka bana banjye nyine ndabyumva murabaza ariko se nk'uyu nguyu ho ibyiwe ni ukwirirwa anywa inzoga akirirwa yasinze akaza nturira imibi y'amaburusheti akaza anyurira nagira namubwiye ngo ahindukira akantera ikibuno dore amahire kano gifite mwuka byaramwe byarananiye ariko uzabaririze reka nkoresha imbaraga zanjye ndashaje ntabwo wakwihangana rero niyo wita gukora muri banki udafitemo imigabane gusa ibyo ntabwo ari nabyo byatugenza mumbwire bagenze mwuka byaramwe ariko rero umenye ko muri abayobozi mushinzwe umutekano mukanashingwa n'ibibazo by'abaturage bagejeho ikibazo cyanjye ejo nimuzumva bansutseho ubuto bushyushye muri iyi nzu muzatabare ejo kuwa gatatu n'inteko uzadusange hano ruguru ku biro bya gasutamo tuzagufasha ariko muri aka kanya turagenzura rwose n'amafaranga y'umutekano turumva mwadufasha rwose mukishyurira ku gihe nk'uko bisanzwe kandi mwajyaga mubikora neza dore nari ngifite udufaranga ariko iyi si hari usabuzi yarayamaze utareba asa gutya muzehe umugore wawe yaba usabuzi impyisi igenda oya mujye mwubaha n'inzego z'umutekano ariko imbeba y'ifigi ngaho ishyura amafaranga tubwire ko niba ukora ngewe dore ibyanjye nuko asa yangiza akabwa hano sinyibane no kujya gukora naho nyine afite akazi k'izamu yarambwiye ngo ntabwo yarara mu nzu wenyine ngo namupfumbaze ngo sinzongere gusubira mu izamu none uze iki giti mvuye kuzana nacyo kikaba kinciye umugongo hano haravamo muyamubaze niwe ukora niwe wirirwa muri abo bagabo be nuko nyine niba nta mafaranga wamubwiye nyine n'ibyo amafaranga se narakurongoye cyangwa arandongoye njyewe mvugamo nawe aranandongoye n'inkayo yayo ibyo tubyihereye wowe wishyura amafaranga reka tubafashe sibyo reka tubafashe buriya nk'uko twabibabwiye ko ejo ari inteko kuwa gatatu muzadusanga hariya ku biro bya gasutamo ibyo byo mubizirikane kandi muzaze mwese ntihazagire n'umwe tubura yego ariko muri aka kanya icyatugenzaga ni imisoro sibyo rwose kandi mugerageze ejo tuzababone bitihise ejo tuzaza kubitwarira hano na pandagare sibyo na pandagare rwose mwumva ibyanyu bitameze neza ariko mugerageze uyu munsi mwihanganirane ejo muzaze tuzabafasha mu nteko mwana wa pandagare ni imodoka ya leta yayindi ifata abaturage bananiranye ejo bundi niyo karamagi yagiyemo bamufashe ari kwenga za nzoga zitemewe ngo ni za kanyanga niyo bamuhambiriyemo batwara nawe ushaka kubigendamo se oya mwana wawe ubunyambuye ntabwo nabigendamo dore rero uyu mukobwa muvugane nawe abaha amafaranga yari afite dore
n'imitungo yanjye dore ibitoki dose biriya ntibiri kugwirirana uze yananwa ariko sinakoramo ngo ngurishe n'agatoki mbihaye amafaranga mugende byose byabaye ibye mama ngo ngo ivangamutungo dore ko rizadukora ngaho nzinduka ngenda subona ndabyemera ko nayo mfite wenda reka nigendera bana banyu se tubize none muze turabona ko amafaranga y'umutekano kandi kari ngombwa ko mwishyura so ugombaga kuyebaho ko namuberetse ibintu byose ko byagiye mu maboko urugo ntabwo ari urwawe ingirwamugabo ntunga iki je ntabwo bitureba turahamagara ibi dore ibi byose ni ibyanjye ariko sinshobora no gucamo n'urukoma ngo wenda mpfundikize ibijumba muze buriya byanze twifashisha n'inzego zidukuriye nk'uko tugenda twubahana mu nzego reka duhamagare polisi rwose zibidufashemo kuko ndabona ibyanya ari sinzi pe aha ndafunzwe uko ngana uku ntarafunzwe ndi umusore ntarafunzwe ndi umwana wongeye kujya muri gereza nshaje buretse kugana n'umuyobozi kaduhamagara umuyobozi mukuru rwose nk'uko tubahana mu nzego ngaho ni mu muhamagaro nawe naza kandeba ukomeza uku nguku ubwo ngubwo aragira icyo ntegeka kidacamura yagize abantu b'iki gihe bakuze ahantu hose twohereye twajya dutekereza twabonye ko abantu bakuze aribo baducika turabona ko nta mari aho dukubise igihwereye pe mvuga twigenje siko na telefone atayikozwa nta n'ahandi njyanye ndataje uracyo rero twati aya ngaya arahagije mwiriwe hano aho bariyo abantu bahari cyangwa twariye menshi wamwe Murashaka iki mwebwe? Bite shaka do? Abdullah. Kumira. Makuru. Kuzi shaka. Shamanyero. Bosi wawe ari he? Bosi ninde? Bosi wawe. Bosi. Sobusha mu Kinyarwanda. Sobusha sendamu. Umukoresha wawe. Umukoresha zakuri. Akora iki? Mana yawe se udukonda hanga Imana yawuzanyanga. Hata duce makeya wasamwe nawe nyiri urugo rufite. Hata nawe. Dushaka amafaranga y'umutekano. Umutekano. Nise umutekano bagukora muti. Muri n'uburyo bwo kubaho umuturage atekanye. Ibyo rero hari abantu kandi babakunda. Neze umuturage yabakaje. Oya, kuba ufite umutekano uryama nta bantu barwara mu muhanda mu rugo rwe nta muntu uguteramo ngo abahe yaho neza umutekano bawuryamaho ariko banako abandi bantu bandi bamunotse nizibindi muri kwenye neza amadororo okay noneho tubyoroshye abasekirite urabazi basekirite bakoresha bamwe bacungira abaturage umutekano zimwe muri abazirikana muri abapolisi abo barishyurwa ariko kandi bafite abandi bagomba kubishyura nizimwe muri bande rero kuma nawe cyane amagere umugoba no mwambaro w'akazi nizimwe muri akazi niyo kumubara dushaka boss wawe kwanza mbanga bwira ndakura kutwa n'ubu bakakanya nakure kwiza nuba yakwasa nakubwiye ngo nshaka boss wawe ndakura arahari ndamureba ndako boss ntabwo muzi abantu kira nabura bazi nizimwe rero umukobwa n'umuhungu n'abagore n'abagabo akamureba mujye ku ruhande bashaka imoto batinda mujye ku ruhande dushaka boss wawe naho hari ariko bose ngo nakabwa pe ngo nawirebe uretse se jya ugabanya amagambo yawe cyane umvusa ni kubuzizira bw'akazi zimeze nawe ngo nakabwa ngo nangore za butini wazihanaguye nazihanaguye abantu barashaka iki ngo nakabwa ngo nakanyarira noza ngo nyara no kumureba bose kumera cyane amakuru neza bitese twebwe rero inzego zishinzwe umutekano turi kwishyuza amafaranga y'umutekano nibyo ari kuvuga ngo mwabivuze ariko baragusimbuye ngo n'abatungo bashinzwe umutekano ngo nakabwa ngo uri n'imbere ngo uri n'insamba byuma byose mushinzwe ikizi nitwe twishyuza amafaranga y'umutekano ndetse kandi natwe duhagarariye inzego zose zo muri uyu murenge gushyira aho ngaho babatoye ryari
iyo baradutoye ariko abaturage barabizi Mwese boss baragusimbura. agisimba Boss baragusimbura yego yego boss urakavuga uko babivuye ngo. mwaranyishe njye nk'umuyobozi w'umudugudu ni gute amatora Boss urakavuga. wowe Baragusimbura. ahubwo nanjye ni gute mwiha akazi mwidawuta mu kazi nta n'isuku Ubundi boss abanyine n'umutanga kagano. okay murashaka ngahe Bakubita akabwa wowe bakubita. bitanu cyangwa mwese muri kwishyuza oya ni bitanu bitanu uzana ikarita yawe y'akazi ikarita irenze umwambaro Boss azane soke. Azane soke. nje ngo nagura ziriya nkweto nawe Azane soke. utere mu kanya we Ndajahera. amafaranga nari nkigira ikibazo muze tugere nta kibazo muha amafaranga se wumva se ahubwo uriya amafaranga Bari ari mu gikoni. oya mwinjire ni karibu ni karibu rwose we genda nawe se genda ujya Nagenda. uragiye sha uyu ni uraba igitambo cyawe ayo datowe barangije munabare Cyane ndashaka ngo n'izi ngari zaciwe.